naramuka abaye mu mucyo nta buriganya, nemeza neza ntashidikanya ko natsinda, kuko abanyarwanda bararambiwe, barananiwe nuko batavuga, ariko bakeneye impinduka. Twese dukeneye impinduka. FPR imaze biriya bintu by'amafoto, nibo bagombye gukurikiranwa ahubwo bakanahanwa. Mu gihugu cyitwa ko kigendera ku mategeko, abantu babikoze nibo mwagombye kubaza ibyo bibazo. Ari kandi reka mbanze ndangize, hari n'abambwira bati kuki utarize, abantu benshi barabimbaza, hasubiza nti ni ukurega uregera. Ikindi ni uko igihugu cyacu kivuga yuko kirengera igitsina gore, giharanira uburenganzira bw'abagore. Birabaje rero ko igihugu nk'iki cyabayemo ibintu nka biriya. Inzego zacu zo mu Rwanda abagore nibo benshi, ariko n'abagore bari muri izo nzego ntabwo biriya bintu bigeze babyamagana, ariko bikaba biva ku bwoba. Nigeze kuvuga muri iki gihugu ko ntawe uvuga, abantu bose baba mu bwoba. Ariko kugusubiza icyo kibazo cyawe, navuga ko ntabwo ari njyewe bambitse ubusa gusa, ahubwo babwambitse abanyarwandakazi bose. Amatora naramuka abaye mu mucyo nta buriganya, nemeza neza ntashidikanya ko natsinda, kuko abanyarwanda bararambiwe, barananiwe nuko batavuga, ariko bakeneye impinduka. Twese dukeneye impinduka. FPR imaze ku butegetsi imyaka 23, iki itakoze muri iyo myaka izagikora muri iyi ngiyi izaza. Urugero rutoya, mfite ingero nyinshi ariko urwo ruto navuga nuko urebye nko muri ekonomi, ikiro cy'ubugari 95 cyaguraga amafaranga 50, ubu kigeze kuri 800 mu myaka 22. Kikubye inshuro 16. Mu myaka 7 izaza, aho FPR ishaka kongera kwiyamamaza, nituyireka igakomeza ikatuyobora, kizaba kigeze ku bihumbi birenga 4. Donc kizaba kikubye inshuro 504 kwijana. Urumva ko ari ibintu abanyarwanda batagombye gukomeza kwihanganira. Ari ahantu hake, ni ahantu henshi. Navuga wenda nakunze kuvuga ku bwisanzure muri politike, ubwisanzure bwo kuvuga, bwo kugaragaza ibitekerezo by'umuntu, ariko ntabwo ari mu kuvuga gusa, no mu bikorwa. Usanga ishyaka riri ku butegetsi rishakisha amafaranga mu baturage ku buryo budasobanutse, aho imisoro ikabije, aho bagenda bashakisha imisanzu ku ngufu, baba ari abacuruzi, baba ari abikorera, abacuruzi bikora ku giti cyabo, baba ari abakorera muri leta. Ugasanga bagenda donc bashakisha, bakora uko bashoboye kose ngo babone amafaranga, ariko mu buryo nk'uko nabivuze. Shima Rwigara, nkaba naragiranye ikiganiro n'abanyamakuru kuri 23 z'ukwa kabiri. Muri icyo kiganiro rero navuze ko nta shyaka ndimo cyangwa mpagarariye, ryaba irikorera hano mu Rwanda cyangwa irikorera hanze. Navuze kandi ko ntaje ku izina ry'umuryango wanjye, ahubwo ibyo natangaje byari ibitekerezo byanjye ku giti cyanjye. Kuvuga byabaye icyemezo cyangoye cyane gufata, ariko kandi nasanze bikenewe, kubera ko abenshi baduhagarariye mu nzego zinyuranye za leta
batatuvugira. Yego hari ibyiza byinshi igihugu cyacu cyagezeho, ariko kandi hari n'ibindi byinshi byagombye guhinduka. Muri icyo kiganiro nagiranye n'abanyamakuru nibanze ku ngingo eshatu, ariko hari n'izindi ntabonye umwanya wo kuvugaho. Izo ngingo eshatu rero naganiriyeho ni ubukene, akarengane n'umutekano. Ku kibazo cy'ubukene rero, mu Rwanda abantu benshi nta kazi bafite, hari ubukene bwinshi, ndetse mu bice bimwe na bimwe by'u Rwanda abantu baricwa n'inzara. Ku kibazo cy'akarengane rero navuze kubimurwa ku mpamvu bita inyungu rusange, ariko ugasanga abaturage benshi bahombera ku biciro baha amazu, ibibanza, amasambu yabo, kandi ugasanga n'iyo mihanda bashaka kubaka nta baturage bafite imodoka, nta baturage bazashobora no kuyigenderamo. Noneho bigatuma umuntu yibaza ati izo nyungu ni rusange gute? Ese ni bande bazungukiramo? Ikindi mu karengane navuze ku bazunguzayi birirwa birukanwa mu mihanda, kandi kuzunguza aricyo cyari kibatunze. Ugasanga n'ayo masoko n'izo koperative n'izo gahunda byitwa ngo barabajyanamo ntacyo zibafashijeho kigaragara. Ugasanga igihe leta yacu irimo yubaka amahoteli, inyubako nziza nk'iriya convention center yatwaye amamiliyoni y'amadolari arenga 300, hari abantu benshi babaho nta mazi, nta mashanyarazi, abantu benshi babaho mu bukene bwinshi. Yego birumvikana ko igihugu cyacu kigomba kugaragara neza, ariko igikenewe kurusha ibindi, icyo twagombye gutangiriraho ni imibereho myiza y'abaturage, ni imibereho myiza y'Abanyarwanda. Reka twubake abantu mbere y'uko twubaka ibintu. Ugasanga kandi ikindi gitera ubukene mu gihugu cyacu ari uko ubukungu bw'igihugu, imitungo iri mu maboko y'agatsiko k'abantu bake bari mu ishyaka rituyobora. Nibo batsindira amasoko y'iyo mihanda, y'ayo mahoteli bubaka, nibo bungukira muri izo nyungu rusange. Ku kibazo cy'umutekano, hari ababurirwa irengero, hari abicwa, kandi abakora ayo mahano nta n'umwe ushyikirizwa ubutabera. Ugasanga abanyamahanga bashima umutekano ngo bumva bafite bari mu gihugu cyacu, ariko Abanyarwanda batari bake bakumva badatekanye mu gihugu cyabo. Ibyo bikaba ari ibintu bibabaje cyane. Hari n'ibindi bibazo biri mu gihugu ntashoboye kuvugaho. Iyo rero umuntu arebye ibyo byose, uribaza uti tuzaceceka kugeza ryari? Nubwo byumvikana impamvu abantu bahitamo guceceka, kuko bazi neza ko kugaragaza ibitagenda mu gihugu cyacu babizira. Ikizira si akarengane, ikizira si ubukene, ikizira ntabwo ari umutekano muke, ahubwo ikizira mu Rwanda ni ukuvuga kuri ibyo bibazo, ni ukubigaragaza.
Hari ibyiza byagezweho nk'uko natangiye mbivuga kandi dushimira ubuyobozi bwacu, ariko kandi dukeneye uburenganzira, ubwisanzure mu kuvuga no kugaragaza ibitagenda. Dukeneye uruvugiro. Tuzakosora gute ibitagenda tudashobora no kubigaragaza, tudashobora no kubivugaho, tudashobora kubiganiraho? Hari abanyarwanda benshi muri iki gihugu bafite ibitekerezo byiza byubaka, ariko ugasanga baniganywe n'ijambo kubera ubwoba ngo nihagira icyo bavuga bizabagiraho ingaruka mbi. Ikitumvikana rero kikaba ari iki: niba ibitekerezo mvuga dukeneye atari ibitekerezo bisenya, atari ibitekerezo bisebanya, atari ibitekerezo bihakana cyangwa bipfobya jenoside, ikibazo cyo kubitangaza ni ikihe? Nta kibazo kirimo kandi biranakenewe cyane. Abanyarwanda bakeneye ubwisanzure n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byabo byubaka. Ibyiza byinshi tumaze kugeraho bikavugwa, ariko kandi n'ibinengwa bikanengwa. Ibigomba guhinduka bikavugwa, bikerekanwa, bikagaragazwa kugira ngo bishobore gukosorwa. Kuko ntabwo tuzashobora gukosora icyo tudashobora kuvuga, icyo tudashobora kugaragaza, icyo tudashobora kunenga. Umwami Kigeli Ndahindurwa aherutse gutanga, akaba yaraguye ishyanga, ariko atabarizwa mu Rwanda. Abanyarwanda benshi bakundaga umwami, ariko kubigaragaza ni kimwe mu bizira mu Rwanda. Mvuze ku mwami, ariko hari n'izindi ngero nyinshi zerekana ko nta burenganzira, nta bwisanzure, nta ruvugiro dufite mu Rwanda. Mu kurangiza rero, nagira ngo mvuge ko abaguye ku rugamba barimo Generali Fred Rwigema bataharaniraga amagorofa maremare, ahubwo baharaniraga kwishyira ukizana kw'Abanyarwanda bose, baba Abahutu, baba Abatwa, baba Abatutsi. Baharaniraga ukuri. Niyo mpamvu rero nta cyaha cyagombye kuba mu kuvuga ukuri. Nta pfunwe ryagombye kuba mu gutangaza ukuri. Nta bwoba bwagombye